intambara zituruka kuri rya vangura no kunena no gusubiza umuntu inyuma. Umuntu ushaka kumusubiza inyuma kandi afite amaboko akakugarukana. Kora ibyo ushoboye nawe utanga uwawe muganda. Wishaka kuko ugira abagaragu mu rusengero, ahubwo emera ugira abavandimwe mu rusengero. Ariko reka tuze turebe ni iyihe mpamvu ituma uwo mugayo nicyo kintu gisuzuguritse twita ivangura no kwigizwayo cyangwa se gucinyizwa bigumya guhabwa intebe mu nzu y'Imana. Hari inzego zitandukanye z'ivangura, izo uwo muyoboro w'ivangura cyangwa se icyo kintu kiba cyarimakajwe cyo kurobanura ku butoni, ugasanga giherekejwe no gusubiza inyuma abakagombye kwegera imbere. Iki kintu cy'ivangura mubona kijya kizamuka kikabyimba kigatwita kikagera nubwo kibyara amakimbirane no kwicana, ntabwo ari iby'uyu munsi wa none, byahozeho. Ahubwo tukibaza ngo byatangiriye he, byatangijwe nande, mbese bizarangirira he, bizasozwa nande? Reka tubanze dusenge. Nyaguhora ku ngoma, reka tugushimire kuri Imana nziza, uduhereze umwanya mwiza kugira ngo tuganirize ijambo ryawe. Yesu ashimwe bakunze babohoka wisanzure TV, reka tubasuhuzanye urukundo rwinshi n'umunezero mwinshi dukomora kuri Kristo umwami wacu waducunguye akadupfira. Tuje rero kuri rwa rubuga rwacu rwabohoka wisanzure, ati roho nziza iture mu mubiri muzima, roho ibe nzima kandi n'umubiri ube muzima. Turagarutse rero mu kiganiro cyacu dusanzwe tuganiramo hirya no hino, tukaganira ku nkuru zidufasha zitwungura mu bitekerezo no mu mikorere. Ntabwo ari ukuganira gusa ibiganiro kugira ngo biryohere abantu, ahubwo turaganira kugira ngo tugire icyo twunguka mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'imibereho yacu ya buri munsi. Reka rero tuboneraho umwanya wo kwiyegereza abantu badukunda, abakunzi babohoka wisanzure TV, umuntu wese wiyumva ashaka kwishyira akizana mu buzima umwami Imana mushyizemo, ndetse no kwibohora ingoyi y'umwanzi Satani. Abo bose turabasuhuza kubera kuko mu by'ukuri ni igiciro kinini, ni umunezero kugira ngo tube tubonanye amasaha nk'aya ngaya tuganira ku mibereho yacu no ku buzima bwacu bwa buri munsi, by'umwihariko nk'abakristo. Reka rero tubonereho umwanya wo gusuhuza abakristo bari muri Afurika, bari mu biyaga bigari, duhere mu Rwanda, tujabuke tuze mu Burundi, tuze mu gihugu kiharanira demokarasi ya Kongo, tuze muri Uganda, mbega tuze muri Tanzania, abahangaza bumva ururimi tuvuga, dukomeze tugende muri Kenya batwumva, ku mugabane wa Afurika wose. Reka duhereze ikaze abakunzi babohoka wisanzure badukurikira kandi badukunda, badutega amatwi ndetse bakaduha n'ibitekerezo. Turakomeza rero dusuhuza abakunzi bacu bari ku hakurya y'amazi ku mugabane wa Amerika. Mu by'ukuri reka tujye tubifuriza umugisha w'Imana uko tuje gutaramira hano kuri urubuga rwa bohoka wisanzure. Udutega amatwi uwo ari we wese tumuhereza agaciro. Tuze hano mu bihugu by'Uburayi, abakunzi babohoka wisanzure TV, by'umwihariko abaturanyi banje hano muri Denmark, reka mbahereze ikaze kandi mu by'ukuri mbasuhuze mbabwire muti nubwo twari tumaze iminsi itari mikeya tutanyuzaho ikiganiro, tutanyuzaho ivugabutumwa, ntabwo ari ukurambirwa ivugabutumwa cyangwa gucika intege, ahubwo murabizi nyene nk'abaturanyi bacu cyangwa se abakunzi bacu hano mu Burayi, murabizi neza kuko ibintu ntabwo biba byoroshye, ubuzima buba bugoye, ubuzima tubamo bwa buri munsi budusaba kwitanga tutizigamye, tugakora tutizigamye. Niyo mpamvu rimwe na rimwe rero ibiganiro byacu mubona bisigaye binasibira, bikaba byamara n'icyumweru bitabonetse akazi ko gushaka imibereho y'iyi si. Hari igihe usanga kabaye kenshi, bigatuma umwanya tugira mutoya wo kuruhuka tutabona mu buryo bwo gutambutsa inkuru nziza. Ariko mu by'ukuri tuba tuyifite ku mutima kandi tuba tubazirikana, tunabasengera ko turabakunda. Kuri uno munsi rero bati mbese bohoka wisanzure ibazaniye iki? Njyewe muri kumwe ni Reverend Habyarimana na Colette,
ubasuhuza kandi ubakunda. Uyu munsi turaganira ku ijambo ry'Imana, turaganira mu by'ukuri ikiganiro turaganira cyangwa se ubutumwa bwiza turaganiraho, turareba impamvu y'ivangura no kwegezwa inyuma mu murimo w'Imana. Turaza kurebera hamwe mbese aho muba muri mujya mwibaza impamvu mu murimo w'Imana hari abigezwe inyuma, hari abatitabwaho, hari abegezwa imbere, abandi bagasubizwa inyuma, abaje ndetse ejo bawusanze wowe usaziyemo ugasanga bakurushije ijambo n'icyubahiro mu nzu y'Imana. Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe. Turareba hamwe impamvu, kuko ijambo ry'Imana iyo turebye muri iyi minsi ya none benshi barirebera mu ndorerwamo yo kwishakira amaramuko nayo kwishakira imibereho. Bamwe babaye ba rwiyemezamirimo mu murimo w'Imana, buri wese ashinga idini cyangwa se urusengero atari uko yifuza kujyana abantu kuri Kristo, ahubwo yabanje kubara umubare akareba ikizinjira mu mufuka ko kizaba kingana. Ariko nanone tugasanga hari n'insengero nazo zamaze kuba ibigugu, ariko zamunzwe n'ivangura no kwegezwa inyuma kwa bamwe. Bamwe bajya bavuga ngo badahuje. Iryo jambo ntabwo njya ndikunda. Iyo umukristo ambwiye ngo aba ntiduhuje, uwo ngo mbita ko ntangira kumwibazaho, ntangira ko mbona kuko afite ikibazo. Kuko umukristo utangiye kuvuga ngo aba ngaba reka bitware gutya nuko tudahuje, uwo ngo ntangira kumubonamo ka kantu k'ivangura no gushaka kwegeza inyuma uwo batabyumva kimwe. Ariko mu murimo w'Imana no kwa Yesu ntabwo ariko byagenze. Yesu ntabwo yigeze yigiza inyuma cyangwa asubiza inyuma abo batabivuga rimwe. Buri wese yavugaga ibye, ariko ukuri kugatsinda. Rero iyi jambo turaganiraho uno munsi, mbese wowe turaza kurebera hamwe impamvu, kuko zirahari. Hari impamvu zatuma ivangura ryaragumye kwimakazwa mu nsengero, ndetse bamwe bagafatira ku moko yabo, abandi bagafatira mu miryango bakomokamo, abandi bagafatira ku butunzi bafite, abandi bagafatira ku mashuri yabo. Hari inzego zitandukanye z'ivangura. Uwo muyoboro w'ivangura cyangwa se icyo kintu kiba cyarimakajwe cyo kurobanura ku butoni, ugasanga giherekejwe no gusubiza inyuma abakagombye kwegera imbere. Ari nayo mpamvu mubona hari benshi bamaze guhungira kuri izi mbuga nkoranyambaga. Hari bamwe bazijeho atari ukubera kuko mu by'ukuri babifitiye umuhamagaro, ahubwo kuko basunitswe cyangwa bakegezwa inyuma. Ibyo bigatuma bavuga bati rero nta handi hashoboka hakwiye kuvugira ubutumwa ni ku mbuga nkoranyambaga. Ariko izi mbuga nkoranyambaga icyo Imana yazizaniye ntabwo ari ukugira ngo abantu bihimure ku bandi cyangwa se abantu ngo babone aho basubirira inyuma. Zaje kugira ngo buri wese n'utabonye umwanya wo kujya kuvugira ijambo ry'Imana ku rusengero, kuko ahangaha ho hagira benshi, nawe agira umwanya wo kuvugira ubutumwa bwiza kuri uru rubuga kandi rugere kuri benshi mu mwanya mutoya. Ubutumwa bwinshi bushobora kugera ku bantu benshi mu mwanya mutoya. Turarebera hamwe rero iri vangura rero mubona no gusubizwa inyuma by'uyu munsi wa none. Turaza dusange muri Bibiliya, kuko ndaho hari aho byagaragaraga mu gihe cya kera mbere yacu ndetse na mbere ya Kristo, ndetse no mu gihe cya Kristo. Iki kintu cy'ivangura mubona kijya kizamuka kikabyimba kigatwita kikagera n'ubwo kibyara amakimbirane no kwicana. Ntabwo ari iby'uyu munsi wa none, byahozeho. Ahubwo tukibaza ngo byatangiriye he, byatangijwe nande, mbese bizarangirira he, bizasozwa nande? Ibyo ni bimwe mu bibazo turaza kwibaza kandi dushakire n'ibisubizo. Iri vangura mubona mu nsengero, iri vangura moko riri ku rwego rwo hejuru, cyane cyane mu bihugu byitwa iby'abakirisitu, cyane cyane mu bihugu byitwa iby'abakirisitu bimakaje ikintu bita ivangura. Kandi no mu bakirisitu bashaka kugira ngo iryo vangura barivurye mu buryo budatomoye, baravuga ngo ni abantu tudahuje, nguriya ngo ari kwitwara kuriya ngo kuko tudahuje.
nubona umuntu ari kukubwira ngo uri kwitwara gutyo kuko mudahuje, aho kugira ngo akwereke ukuri kw'ibyo mutari kumvikanaho, uwo muntu uzamushyiraho akabazo burya azaba yaramaze kumungwa, cyangwa se azaba ari gufatwa n'ikintu bita ivangura. Rishobora kuba ari ivangura kubera kuko mudahuje ibitekerezo, kandi abantu kuba badahuje ibitekerezo ntabwo byababuza kubana. Abantu kuba badahuje isura ntabwo byababuza kubana. Ubundi kuba umuntu bakirebera isura ye mu bwoko, ukumva kuko ubwoko bushobora kuba bufite nk'ikintu cy'ikizira. Nyamunda kubwira abantu ati abantu bagifata ubwoko nk'ikintu cy'ikizira ni abantu bakiri inyuma mu mitekerereze. Njya nkunda kubona abantu batajujukiwe mu by'Imana, abantu badasobanukiwe iby'Imana, bakunze kwibanda ku ijambo rivuga ngo ariko ngaba ngaba ntabwo duhuje, cyangwa se abantu bitwara nk'agatsiko k'abafarisayo. Agatsiko k'abafarisayo mu cyangwa agatsiko k'indyarya. Nubona umuntu atangiye kujya agenda asa nkaho mu by'ukuri we yamaze kugera mu ijuru, ashaka kwigira umutagatifu nkaho yamaze kujya mu ijuru, ashaka kwitwa uwo nguwo, ujya uvuga ati no ku bwa Yesu bari bariho nibajya bamushyiriye Pilato ati namucire urwa kibera. Nubona umuntu atangiye kujya kwiyomoraho yitwaje ijambo ry'Imana, yitwaje iyi Bibiliya dufite, uwo muntu ujya umushyiraho akabazo aba afite ikibazo mu myumvire cyangwa mu mitekerereze, cyangwa se adafite gusobanukirwa bihagije by'ijambo ry'Imana, akaba yaramize ibintu ariko adashobora kugira gute, adashobora gusobanukirwa nabyo. Ibyo rero bigatuma aba impumyi igenda ku manywa, cyangwa se ugasanga umuntu ari kurota agenda. Mwene abo bantu turabafite mu ijambo ry'Imana, ariko reka tuze turebe ni iyihe mpamvu ituma uwo mugayo n'icyo kintu gisuzuguritse twita ivangura no kwigizwayo cyangwa se gucinyizwa bigumya guhabwa intebe mu nzu y'Imana. Hari impamvu rero nyinshi zibitera, ariko mbere yuko tuzinjiramo turaza kwifashisha ijambo ry'Imana, kuko no mu gihe cya kera byari biriho. Reka tubanze dusenge. Nyaguhora ku ngoma, reka tugushimire kuri Imana nziza, uduhereze umwanya mwiza kugira ngo tuganirize ijambo ryawe ryurure imitima, buri umwe ajya yiyumva ko ari umuntu nk'undi, kandi n'utarakwakira ngo akumenye, reka tumugaruze ubugwaneza, tumwigishe dufite urukundo, tutitandukanya nawe nk'aho twamaze kujya mu ijuru, ahubwo twumve ko ijuru ari irya twese, nitugira umwete n'umurava wo kuvuga ubutumwa nk'uko bikwiriye, buri wese akakumenya nk'uko uri. Mpereza imbaraga rero n'ubushobozi bwo kuvuga ijambo ryawe, kandi uhereze umugisha bazaryumva, bazaryamamaze hirya no hino, bayobowe n'umwuka wera. Niwo twese dusaba mu izina rya Yesu, amen. Reka rero twinjire mu byanditswe byera. Ibyanditswe byera turaza kwifashisha ibaruwa Pawulo yandikiye itorero ry'Abefeso. Itorero ry'Abefeso ni itorero naryo ryarimo abantu batandukanye. Harimo abantu bitwa Abayuda, bajya bavuga ko ari ubwoko bwatoranijwe, n'abandi bantu bitwa Abagiriki, bajya bavuga kuko batari bazi Imana, batari bayifiteho n'uruhare. Harimo abitwa ko bakebwe ku buryo bwo ku mubiri, n'abandi batakebwe ku buryo bwo ku mubiri, ariko abakebwe ku buryo bwo ku mubiri igihe cyose bagahora bumva ari bo bwami bw'Imana, bakumva kuko kuba uwo muhango barawukorewe, bamwe baranawukorewe ari impinja batanazi ibyari byo, ariko ibyo bikabahereza ishema ryo kumva kuko ubwami bw'Imana ari ubwabo. Imirimo myiza ko ibyo bitabareba, gufasha abantu neza ko ibyo bintu bitabareba, kugaruza abantu bugwa neza ko ibyo bitabareba, bakumva kuba uwo muhango wo gukebwa barawukorewe gusa bihagije kugira ngo ubwami bw'Imana bari ubwabo. Hakaba na nyirabayazana wo gutuma banena abandi. Muri iyi si ya none haricyarimo abantu bakinena abandi, haricyarimo amoko yumva ko ari meza kurusha ayandi, haricyarimo abantu biyumva ko bafite ubwenge kurusha abandi, haricyarimo imiryango yumva kuko yo yaremwe ari myiza kurusha iyindi. Ubwo ni ukwibeshya, ubwo ni ubuyobe, uko ni ukutajijuka,
nibijya bajya bavuga mbega ngo abantu baricyameze nk'inka kutambasha burya inka ishobora kugwa mu rwobo itazi ko iri kugwinjiramo. Buriya iyo bavuze ngo umuntu ni inka bavuze ko uwo muntu mbega afite ubwenge busa nkaho businziriye. Buriya inka ishobora kuba ifite ubwenge ariko busa n'ubusinziriye kuko iyo ntimenya n'iyijya igwa no mu rwobo itazi kuko iri kurwinjiramo. Muri iki gihe cy'abayuda n'abafarisayo cyangwa se n'abigisha amategeko cyangwa se n'abanditsi bitwaraga nk'agatsiko kanena abandi bantu bose kandi kakumva kuko gafitanye isezerano n'Imana, cyane ko bagendaga banditse amategeko ya Mose ku gahanga bakagenda bayafite ariko batayakurikiza. Uyu munsi wa none abakirisitu benshi bavuga ko ari abakirisitu ariko batagenda nk'uko Kristo yagendaga. Reka turebe rero cyo Paulo yabwira itorero y'Abafeso ryari ryaramunzwe n'ivanguramoko, ryari ryaramunzwe n'ivangura karere, ryari ryaramunzwe n'ivangura miterere, ryari ryaramunzwe n'ivangura mivukire. Abantu umuntu ari bamwangira kubera uko yavutse, umuntu bakamwangira kubera uko areshya, umuntu bakamwangira kubera uko asa, umuntu bakamwangira kubera uko angana. Ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza ko abantu bakiri mu icuraburindi ry'umwijima ryo kudasobanukirwa n'Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo ikamushyiraho, kandi buri wese akaremwa mu buryo bwe bwihariye. Nta muntu waremwe afite isura n'isuso nk'iya mugenzi we. Imana nyine niho bavuga ngo Imana yakoze ibitangaza, buri wese imubumba uko ibishaka. Niyo mpamvu uzasanga n'amahasa ba bantu bavukira kimwe, uretse ko batanavukira kimwe, hari uvuka mbere akaza n'uwa kabiri, ariko nabo ngabo baba barabaye mu nda hamwe ahantu hamwe mu mwanya umwe, usanga badahuje imiterere n'imikorere, ntabwo bayihuza n'ubwenge. Hari n'abajya bavuga ngo barasa, ushobora gusanga umwe aba uwa mbere undi akaba uwa nyuma mu ishuri. Ibyo birashoboka cyane, ugasanga umwe arubaha undi ni sarigoma, muzajya mubibona kandi barabaye po mu mwanya umwe. Bishatse kuvuga ngo Imana yaturemye niyo ituzi, ni nayo iturondora, ni nayo ishobora kudutandukanya. Naho twebwe ibi byacu dukora byo kwitandukanya no kwirema ibice, no kuvuga kuko tuba tukiri muri wa mwijima no kudasobanukirwa ko muri ino si tuhamara n'igihe gitoya, tukagenda kuba turemye akajya kutubaza wakubwiye ngo genda ujye kuvangura umuntu runaka. Umunsi abantu bazahagarara imbere y'Imana, Imana iri kubabaza ati ninde wabahaye uburenganzira bwo kurenganya umuntu wanjye umuzize uko yavutse cyangwa uko yaremwe cyangwa uko asa cyangwa uko areshya. Ibyo ngibyo nta muntu n'umwe muri ino si uzabibona. Ntawe uzavuga ngo namwanze kuko ari mugufi cyangwa kuko ari muremure. Ntawe uzajya imbere y'Imana avuge ngo uyu muntu namwanze kuko afite amazuru manini cyangwa matoya. Ibyo ntawe uzatinyuka kubivuga imbere y'Imana. Nuko abantu bajya bihumuriza, abantu bakiha amahoro, abantu bakamera nk'abatazava kuri ino si, abantu bakumva ko nibanava kuri ino si bazagendana icyo kiringo cyabo n'iryo cyo kuri byo ivangura ryabo ryo rizabaherekeza, kuko byanze bikunze bagomba kubibazwa. Ibyo bikorwa bibi byo bagomba no kugendana nabyo, kuko nibyo bigomba kubakatira iyo bagiye. Erega buriya rutandukanye n'uyu mubiri, ijambo ry'Imana ritubwira ko tujya guhagarara imbere y'intebe y'umucamanza. Hasigaye umucamanza akadusomera ibyo twakoze n'ibyo twirengagije gukora nkana. Reka rero dusome ijambo ry'Imana turebe icyo Paulo yabwiye iri torero ryari ryaramunzwe n'ivangura miterere, n'ivangura amoko ukurikije inkomoko y'abantu. Kuko ahantu muri iri torero ryo muri Efeso ryari itorero rigoye, ko n'itorero ryari ririmo abantu bitwaga kuko ari ab'Imana n'abandi bitaga ngo ni abapagani, ariko se babishingiraga ku bikorwa cyangwa ku miterere. Birababaje kumva umuntu ashobora gushingira ku miterere y'umuntu ugahita umwita umupagani. Reba ibikorwa by'umuntu. Ninde bakubwiye kureba imiterere y'umuntu ngo uhite umukatira? Nababwiye ngo ibihugu birimo ubukirisitu bwinshi nibyo bihugu bisa n'ibyamaze kumungwa n'ivangura
moko, ivangura miterere, ivangura misengere, ivangura amatorero, ivangura suso. Usanga ngo uyu ntidusengana, ngo yasengera hariya ngo ntiduhuje. No mu byumba by'amasengesho ukabisanga abantu bakabiterura ngo bari guhanura. Ngo uyu nguyu ngo yaturutse, ngo yaturutse mu gaturika, ngo yaturutse mu badive, ngo yaturutse mu bagoro. Ibyo kora ibyiza niba ubona kuko ari mu nzira y'ubuyobe, gusa mwegere nta nagucyaha. Hari nabo umuntu yegera bakamucyaha, ariko ugumye umukunde, ntuzamuzibukire ngo ni ukubera kuko ngo cyangwa ngo ujye kumucyurira ku mbuga nkoranyambaga. Oya, sengera umuntu w'Imana, Imana izamugaruza ubugwaneza. Reka turebere icyo Pawulo yavuze. Pawulo rero yaravuze ngo mu Befeso ibice 2 duhera ku murongo wa 11, ni imirongo miremire ariko ndayisoma nihuta nawe wiyumvemo, wumve uri mu ruhe ruhande. Muri iyi mirongo ngiye gusoma wibaze ngo mbese ngewe ndi mu ruhande rw'abacira rwamunzwe n'ivangura moko, ivangura karere, ivangura misengere, ivangura miterere, ivangura amavuko. Ukumva umuntu ashobora kuvangura n'umuntu ngo kubera ko yavutse ahantu runaka. Vangura umuntu ibikorwa bye, vangura amagambo y'umuntu ugateye amagambo uvuga ntameshe, aya magambo uvuga ntakwiye kuvugwa, gerageza uyahindure, nakwangira umusengere kuko Imana nihindura imitekerereze y'umuntu. Reka turebere icyo Pawulo yabwiye iri torero ryari riri mu mwiryane wo kunenana biturutse ku mivukire yabo cyangwa se ku miterere yabo. Na Abefeso rero ibaruwa yandikiye Abefeso ibice 2 duhere ku murongo wa 11. Nawe uze gutoramo icyawe. N'amagambo ntago ari maremare cyane, ariko nawe byanze bikunze ugomba kuba ufite aho uhagaze. Umutwe w'ijambo ry'Imana Pawulo yanditse uravuga ngo abanyamahanga n'abayuda ni bamwe muri Kristo. Abo bantu mwita abanyamahanga n'abayuda ni bamwe muri Kristo. Mbega yari ari koza imyumvire y'abayuda, ababwira bati abo bantu mwita abanyamahanga. Abo bantu ubundi abanyamahanga bivuga abanyabyaha, ariko buriya wari umunyabyaha ukemera gukurikira Kristo nk'umwami n'umukiza, ntabwo witwa umunyamahanga, ntabwo witwa n'umuyuda, ahubwo uhita uba uwakurikiye Kristo, uhita uba umukristo. Ntabwo kwitwa umukristo ari kuvuga Kristo gusa, ahubwo kwitwa umukristo ni ukwemera kugenda no guhindurwa na Kristo, kwemera kugenda kuko Kristo yagendaga mu mibereho ye, mu guca bugufi, mu rukundo, mu kubabarira, mu gusaba imbabazi, mu kugira neza, mu kurenganura abarengana no kugirira abantu impuhwe. Reka dusome ijambo ry'Imana rero. Umurongo wa 11 naho tugiye guhera ati, nuko mwibuka yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri, abo abakebwe n'intoki ku mubiri bita abatakebwe, mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo, mutandukanijwe n'ubwisirayeli, muri abashyitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe, ari nta byiringiro mufite by'ibizaba, ahubwo mwari mwisi mudafite Imana rurema. Ariko none kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Haleluya! Uwo niwe mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe ababiri kuba umwe, akuyeho ubwanzi ari bwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya, amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we, kugira ngo babiri abarememo umuntu umwe mushya muri we, ngo azane amahoro atyo, kandi ngo bombi abagire umubiri umwe, abungishe Imana umusaraba awicishije bwa bwanzi. Yaje abwira ubutumwa bwiza bw'amahoro mwebwe abari kure, kandi abari bugufi nabo ababwira iby'amahoro. Haleluya! Kuko ari we uduhesha uko turi amaharakubiri kwegera Data wa twese turi mu mwuka umwe. Nuko ntimukiri abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera,
ndetse muri abo mu nzu y'Imana, kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Imana itugirire neza. Ahangaha rero nujya nkunda kuvuga ngo roho nziza itura mu mubiri muzima. Umurongo wa nyuma iravuga ngo muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Kugira ngo tube inzu yo guturamo Imana mu buryo bw'umwuka. Imana yacu itura muri twe mu buryo bw'umwuka, nk'uko hano Pawulo yavuze ngo muri uyu murongo 22 ati muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Nkunda kuvuga ngo roho nziza itura mu mubiri muzima. Uwo mwuka, iyo roho ni Imana. Iyo tugarutse mu butatu butagatifu tuvuga Imana Data, Imana Mwana n'Imana Roho Mutagatifu. Aha rero cyangwa se Imana Mwuka Wera. Aha rero ijambo ry'Imana riduhamirije ko Imana itura muri twe mu buryo bw'umwuka. Aha riho rero nagumeje mvuga ngo mbese ivangura no kwegezwayo mu murimo w'Imana bituruka hehe? Si ku myumvire iciriritse, si ukudasobanukirwa neza n'iby'Imana. Niba Pawulo ayobowe n'umwuka w'Imana yaravuze ati rero mu nzu y'Imana nta mushyitsi ubamo, nta n'umusuhuke, kuko twese twegezwe hafi n'umusaraba wa Kristo, twese twegejwe hafi n'urupfu rwa Kristo, twese twegejwe hafi no kubabazwa kwa Kristo. Ni abantu baracyakura hehe ikintu cyo kurebera umuntu umukristo ndi kuba Kristo? Kuko buriya abakristo bahagaze bwuma bakarwanya ikintu kivangura no kwerebera umuntu mu isura itariyo, ahubwo umuntu uko bamubonye kose bakareba ibitekerezo bye, ndetse babona bitari guhamanya nabyo bakamusengera, bakamwigisha, bakamukunda. Iyo beretse umuntu bya bikorwa byiza bakora, wa muntu nawe arahinduka, ntawanga ibyiza, ahubwo burya nuko abibura. Burya nta muntu wanga ibintu byiza, ahubwo umuntu arabibura. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo rero ati mwibuke ko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri. Bishatse kuvuga iki? Hari abantu ni ku mubiri, ntago ari mu buryo bw'umwuka. Abayuda bari baragize abandi bantu abanyamahanga ku buryo bw'umubiri, bitwaje bya bintu navuze. Pawulo akomeza avuga hano ngo ko ngo mwakebwe ku buryo bw'umubiri. Icyo kikagumya kiba, mbega bakumva kuko ibyo bihagije kuzabageza mu bwami bwo mu ijuru. Hari abantu bajya bumva ko kuba bajya mu rusengero, kuba bitwa abakirisitu ko bihagije. Reka mvuge ngo ubu ngubu kwitwa umukirisitu bimeze nko gukebwa ku bwa kera kubw'abayuda. Yumvaga kuba yarakebwe akagenda nyene yimaringa, akagenda yumva ko afite icyubahiro cyo hejuru kurusha icy'abandi, atitaye ku bikorwa bye, atitaye ku magambo ye, atitaye ku mibereho yiwe ibangamiye abandi, atitaye ku rwangano rwe, atitaye ku buhemu bwe, akumva ko kuba gusa yarakebwe bihagije. Uyu munsi hari uwumva rero nawe ko ari umukirisitu, ubwo agatangira guhanura uwo munsi, ubwo agatangira kwereka uwo munsi, agatangira akajya mu birere akabica bigacika, inka akazica amabere akumva kuko ari we ugezweho. Yajya areba abantu ngo aba ni abanyamahanga ntiduhuje, yajya areba umuntu ngo uyu ntidusangira ntabwo duhuje, yajya areba umuntu ati uyu nguyu ntabwo twegerana ntabwo duhuje. Uwo muntu aracyajijiwe, uwo muntu aracyari mu icuraburindi. Uyu muntu aracyitwara nk'aba bayuda bakoraga amankuzungu yose, bagakora ibyaha byose bishoboka, ariko bakumva ko kuba barakebwe bihagije ko bazabona Imana. Pawulo aza kubabwira rero, kubasobanurira, ababwira bati muribeshya.
umuntu wese muri mwe yaba ari umunyamahanga, uwo mwita umunyamahanga namwe mwitwa ko mwakebwe, kwegezwa imbere y'Imana ni ugukurikira Kristo nk'umwami n'umukiza, ni ukwemera akabahindura, mwese mukava muri uwo mwijima wivangura moko, wivangura karere, wivangura miterere. Arecyo kintu kigejeje isi aharindimuka muri iyi minsi ya none, byagira mu biyaga bigariho bikabagahuma munwa. Ubwoko bwose nyene bufite imbaraga nibwo bwumva kuko aribo bayuda, nibo bumva ko aribo bakebwe, ko aribo bafite byose. Ariko Pawulo aravuga tuya hati buri wese burya areshya n'undi imbere y'Imana. Hati nta munyamahanga nta n'umuyuda, ahubwo mwese nimuyoboka inzira y'agakiza. Mwese nimumenye ko muri ibyaremwe bishya muri Kristo. Ati mupfa kuba mumwizera gusa. Ati naho kwitwa umuyuda gusa ntabwo bihagije, niko kwitwa umukristo. Kwitwa umukristo ukajya mu birero ugahanura, ukaririmba, ukavuza ingoma, ukabwiriza, ibyo ntabwo bihagije. Ahubwo ikihagije ni ngo ibikorwa byawe bihagaze bite, uba ukora ute, uhagaze ute, utekereza ute, ubunyangamugayo bwawe buhagaze bute, buhagaze bute, wumva uhagaze gute imbere y'abantu. Iki nicyo Pawulo yabwiraga abantu, kuko Pawulo hano ku murongo wa 15 ngo ariko none kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Bajya basunikwaga bakegezwa inyuma, abo bigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Naba abandi bumvaga kandi ko bari hafi, nabo nuko nabo ngo yabazanye ngo mu mahoro. Avuga ngo ko ku murongo ngo uwo ni we mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe abari kuba umwe, akuyeho ubwanzi ari rwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya. Buri ikintu bita amacakubiri yimura amahoro. Yesu ngo niwe wakuyeho rwa rusika ngari bwo bwanze. Burya y'ahantu hari amacakubiri ubwanze burinjira, amahoro akabura, umwiryano ugahaguruka. Muzabyumva mu bihugu hirya no hino bifite intambara, ugira ngo hari umunyamahanga ubatera nibo basubiranamo. Ibihugu byose uzumva bifite intambara, uzumva na ari abavandimwe, byanze bikunze n'abavandimwe bari kugambanira bagenzi babo. Ndahera kuri Isirayeli, abari abantu bitwa ngo n'aba Palestina cyangwa n'aba Hamas, ni bamwe n'abavandimwe ba Isirayeli. Bose bigaragara ko sekuru wabo ari Aburahamu. Nta wundi munyamahanga ubarimo waturutse hirya ya Aburahamu ngaze kubaturamo. Nibo ubwabo basubiranyemo. None murabona ko umwiryane wabo bivuga ko ushobora kumaze guhitana abantu bari kurenga 35. Tuza hano muri Ukraine hari umwiryane. Ndikwabwira ko ahari umwiryane, ahari ubwumvikane buke, byimura amahoro mu mitima y'abantu kandi bikimura Imana. Muri Ukraine bijya gupfa bigacika, n'abene gihugu basubiranyemo, bamwe bahungira mu Burusiya bajya gufashwa n'Uburusiya, abandi biyomeka ku Burayi bafashwa n'Uburayi, basubiranamo. None murebe igihugu kundu cyabaye amatongo. Igihugu bene cyo nibo bakigize amatongo. Tuze muri Kongo, intambara rero ugira ngo hari umunyamahanga wundi uri kubatera sa abantu bose bavuga ko ari abakongomani bari kurwana. Murebe ukuntu igihugu bagishambaguje bavuga ngo ni igihugu gikize. Bishatse kuvuga ngo ahantu ubwo uwo mwiryane. Reka tuze mu nsengero rero, kugira ngo uzabone urusengero rudafite intambara, ukibaza ati ese abo ari abantu b'Imana, intambara zituruka hehe? Satani. Intambara zituruka kuri rya vangura no kunena no gusubiza umuntu inyuma. Umuntu ushaka kumusubiza inyuma kandi afite amaboko akakugarukana. Umuntu ukamusubiza inyuma, ukamusubiza utazi ko afite amaboko, mu mwanya akakugarukana. Ubwo intambara ikaba iratangiye mu rusengero. Satani nawe rero yaravuze aho yinjirira, ikabibonye akayira. Mwari muzi kuko akayira ka bugufi ka Satani ari ukubona abantu batangiye umwiryane wivangura no kwegezanya inyuma. Niba uri kwegeza umuntu inyuma nawe ari kukugarukana, Satani rahita ibona akayira. Mwibuke Dawidi aho Satani yamuboneye. Satani mu kumubona yasunitse Uriya ngo najye kuryamana n'umugore we.
ariko Dawidi akumva ko atata bagenzi be ku rugamba ngo agiye kwishimisha n'umugore. Kugera ubwo Dawidi we amaze kumenya amakosa yakoze, yategetse yanditse ibaruwa yihereza Uriya, arayitwarira. Uriya yigejeje kuri shefu w'ingabo bivuga ngo umushyire imbere aze kwicwa. Ubwo yari komanda supreme rero ashyirwa n'imbere aricwa. Satani ubwo ibonye iki? Ibonye akayira mu rugo rwo kwa Dawidi, bitangirira aho ngaho, biraza bifata mu bana ba Dawidi. Abana ba Dawidi bagirana umwiryane, Dawidi bagera ubwo bamwirukana ku butegetsi ajya mu ishyamba, Dawidi agira ibibazo. Satani yuyibererekeye gakeya gusa, hakabonekamo akantu muri wowe katumvikana, ubwo Satani hita yinjirira aho ngaho, umwiryane ukabura atangiye. Aha rero ijambo ry'Imana atubwira ngo rero iryo vangura ryimuraga amahoro rikazana amakimbirane mu nsengero uyu munsi. Ubona reka mabwire ngo ahantu intambara ziri, amakimbirane ahantu aturuka, ibibazo ahantu bituruka, ni ugushaka gutsikamira abandi cyangwa se gushaka kwitwaza icyo uri cyo, ugashaka gukuraho uw'Imana yimikishije amavuta, ukitwaza icyo uri cyo kumva ko ukurakuraho uw'Imana yimikishije amavuta. Aho naho twagaruka kuri Dawidi. Dawidi bigeze bashaka kumuhiga, baramuhiguza, ariko biranga, bashaka kumwica kuko Imana yari yaramuhamagaye. Mbese bavandimwe mu nsengero turimo turaganira ngo ivangura no kwegezwa inyuma bituruka kuki? Reka mbabwire rero ahantu bituruka ku bujiji, bituruka kutamenya Imana, bituruka kuba abantu barakuriye mu bintu bidafututse by'ibyo nyine by'amoko. Nubona umuntu ari kuzana iby'amoko mu rusengero, burya ni akenshi aba yarabikuye mu muryango akomokamo. Ntabwo aba ari ibintu aba yigiye mu rusengero, burya aba afite habikura aho ngaho muri karitsiye y'iwabo cyangwa mu miryango y'iwabo. Burya rero unapereje no mu miryango y'iwabo usanga ako kageso bagafite. Ijambo ry'Imana rero riratubwira ngo twese twegejwe hafi na Kristo aduhereza amahoro, kandi hari amahoro yimura ivangura, amahoro yimura kwigiza inyuma umuntu, amahoro yimura kurebera umuntu mu isura, amahoro ya Kristo. Ayo ni amahoro ya Kristo, ntago ari amwe muhabwa n'amafaranga. Ubwo mumaze kurya amafaranga muba mwarambuye abantu mukumva ko mufite amahoro, ntayo, n'ay'akanya gatoya. Ijambo ry'Imana tubwira ati twese twegezwe hafi na Kristo, ati niyo mpamvu nta ugomba kugira urwitwazo. Rero bakunzi, reka mbabwire iherezo ry'ivangura no gusubiza abantu inyuma, hazamo ubwicanyi. Ubwicanyi ubwo ngubwo buhita ko bwinjirira aho ngaho. Si ubwicanyi gusa, amakimbirane, inzangano, gusenya umurimo w'Imana, gutuma umurimo w'Imana utukwa. Ibyo byose rero twabyirinda tumaze kumenya neza kuko twese turi urusengero rwa Kristo, Kristo akwiye kuduturamo, kandi tukamenya ko ntawe ukiri umushyitsi cyangwa ntawe ukiri umusuhuke. Bishatse kuvuga ngo ntuzarebe umuntu wamaze kugera mu nzu y'Imana, wahamagawe n'Imana, ngo utangire ngo umwite ngajejo, cyangwa ngo uvuge ngo uyu ngungaje kuba umucakara wo gutanga amaturo ngo ngewe mbeho. Kora ibyo ushoboye nawe utanga uwawe muganda. Wishaka kuko ugira abagaragu mu rusengero, ahubwo emera ugira abavandimwe mu rusengero, emera ugira inshuti mu rusengero, emera ugira abana mu rusengero, emera ugira abavandimwe mu rusengero. Ibyo nubifata gutyo, nuzaba uri umukristo cyangwa uri umuyobozi, muzubakwa inzu y'Imana, mwumve ko mwese muri kugana inzira imwe, kandi ko umuhanda mwese mugomba gushyiraho uruhare rwanyu kugira ngo muharure uwo muhanda. Nta wundi ni ugukwirakwiza ubutumwa bwiza, ahasigaye tukazava muri ino si uko twayisanze, ntazaba ariko tuyisiga. Roho nziza itura mu mubiri muzima, nimuze duhaguruke tuvuge ubutumwa bwiza, turwanye ivangura, turwanye kwimakaza kurobanura ku butoni, turwanye ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gutuma izina ry'Imana rigaragara nabi mu bantu. Aho niho tuzitwa abana b'Imana, aho niho tuzitwa intore z'Imana, aho niho tuzitwa abantu bakijijwe. Twitandukanye n'ikintu cyo kuvuga ngo uyu ntiduhuje, ahubwo tuvuye ngo uyu mwene data turamukeneye kugira ngo nabaze mu byiza by'Imana. Turabakunda, kuri Buhoka Wisanzure, turwanye ivangura,
tumenye neza ngo Kristo atura muri twe mu buryo bw'umwuka, ni twebwe rusengero rwa Kristo mu buryo bw'umwuka. Urusengero rwa Kristo rero nimureke duhore twaruteguye, twarutunganije, nta mwiriyane, nta makimbirane. Turabakunda rero, mwari muri kumwe na Reverend Habyarimana na Crete. Tuzagumya tuganira ijambo ry'Imana ryo kubaka umurimo w'Imana hano kuri Bohoka Wisanzure. Reka njye mbasaba ngo mujye mukora subscribe, mujye mwiyandikisha, kandi aho mwumva mukwiye gutanga inyunganizi y'ibitekerezo muyitange, kuko burya ugabura asangira n'ugaburirwa. Imana ikomeze ibishimire, ndabakunda, naho ubutaha. Ciao ciao, Uwiteka akomeza abarinde. Bye bye.